Hari igihe uba waribagiwe password ya email yawe, ugasanga wataye umutwe, ugasanga byagucanze wabuze uko ubigenza, so uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kongera kubona password ya email yawe, birashoboka ko wenda platform zawe zose za social media zose hari igihe zaba ziri concerned kuri iyo email ariho wagiye uzifungurira, so guys rero uyu munsi ngiye kukwereka buryo ki ushobora kubona password ya email yawe, noneho kugira ngo wumve itandukaniro na different, ndagira ngo nkubwire ko password email uri bubone ni yandi uraba usanzwe ukoresha n'ubundi, noneho nta nubwo wenda bari buguhindurire ngo baguhe inshyashya guys. Noneho rero reka tugende turebe uburyo bikora. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubone ibintu by'ubwenge by'ingirakamaro kabisa, kuko ni ingenzi kuri wowe guys. So abakoze subscribe nabo Imana ikomeze kubana namwe, ikomeze kubaha umugisha utagabanyije. So guys reka tugende, noneho uraza muri telefone yawe, usikororinge, ushakemo setting, ahantu iri ni wowe uhazi, setting uyishakemo, noneho urabona ngewe setting ngiyi. So guys noneho turayikirikamo tuyinjiremo nk'ibisanzwe. Uraza urebe ahantu handitse password, uraza urebe ahantu handitse password, cyangwa se guys kugira ngo byorohe, urabona hano hejuru hari ahantu ho gukora search basacingira, aha ngaha uraza winjiremo naho kugira ngo bikorohere, uraza ukore hano kuri search aho nkweretse nyine, nurangiza wandikemo ijambo password, so guys wandikemo ijambo password. Urabona niwandikamo ijambo password barakuzanira ibimeze gutya, noneho nibamara kukuzanira ibimeze gutya guys, urabona hano hasi handitse password manager, aha ngaha rwose handitse password manager, uraza ariho urumva nyine imanaginga password zawe zose ziri muri telefone yawe. Aha ngaha hakorana na email iba muri telefone yawe, ku buryo buri email yose, buri password yose ukoresheje kuri buri kintu, telefone yawe iraza yifashishije email washyizemo ikabisevinga hano. So guys murimo murahabona rero aha ngaha rwose, aha ngaha ndi kubereka niho uza ukabikorera, nurangiza ukirikeho winjiremo, nurangiza ukimara kwinjiramo barahita bakuzana ahantu hameze gutya. Urabona ngewe nagiye nkoresha Facebook, nkoresha Google, mfite ama account agera kuri ane, nizere ko muri kubibona, ya Google, mfitemo na Instagram. Noneho wowe urareba email ushaka kwibuka password yayo. Noneho reka turebe ku email zo twakoresheje kuri Google. Urabona ngiye kuza hano kuri Google nyine, nkirikeho twinjiremo. Ukihagera maybe biraterwa, bashobora kuguha uburyo bwo gushyiramo pin cyangwa se password ya patena. Ngewe urabona bambaye patena, ndashyiramo patena nkoresha muri telefone. So guys nizere ko mubona ko byavuyemo, murabona barita batuzana ahantu, urabona hajeho banzaniye password, email muri kubibona, menya RY Technology. Guys noneho urabona hano hari ahantu hameze nk'aho hari ubudomo bwinshi, iyi ngiyi niyo email. Aha ngaha nshyize aka gafresh k'umuhondo, nizere ko muri kuhabona. Aha ngaha guys niho uza, urabona hano nanone hari ikintu cyitwa guys, aha ngaha murabona hari akantu kameze nk'akajisho, aka ngaka nkweretse, aka ngaka iyo uje ukagakoraho uhita ubona password, bivuze ngo utu tudomo murimo murabona ni password. None iyo ukoze kwa aka kajisho rero biba bivuze ko ugiye kureba password nyine, iyo ukozeho bihita bifunguka password ukahita uyibona. So guys nizere ko ari ibyo ngibyo rero, mbese uburyo wareba password ya email yawe bitagusabye kuyihindura. Guys mwinjoyinge kabisa, ibintu byanyu mubashe kwimanaginga
kandi mwirinde kuroginga passwords mu matelefone cyangwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu bikoresho bitari ibyanyu, muri telefoni zitari izanyu, muri mashini zitari izanyu, mukomeze mubikoreshe ku buryo bwanyu gusa, cyangwa igihe wayiroginze wibuke gukora logout kugira ngo usige umutekano wa email yawe wuzuye, usige email yawe uyikuye muri icyo gikoresho. Guys, rero ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibirenzeho. Guys, ciao, ndabakunda cyane sana.